Yesu ashimwe. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire twumve icyo Imana ivugana natwe muri aya masaha. Nitwa Past.Alexis, ndi umugabo, ntuye Kicukiro. Ndashimira Imana ko nanjye ikomeje kundinda kugira ngo namamaze umurimo we yampamagaye. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Turasoma igice cya mbere ku murongo wa 9, hanyuma tuze gusoma n'ibice 2 no ku murongo wa 10, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe muri aya magambo. Byahishuriwe Yohana igice cya mbere murongo w'9 haranditse ngo, ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, nyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, n'ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganyijwe n'umuriro wo mu ruganda. Ijwi rye ryari rimeze nk'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, kandi mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi nduhoraho, kandi icyakora nari narapfuye, ariko none dore muraho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma Imana ishimwe cyane. Amen. Reka dusome n'ibice 2, ku bice 2 by'ibyahishuriwe Yohana umurongo waho wa 10 haranditse ngo, ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nashatse ko tuganira kuri aya magambo afite intego ivuga ngo, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Atari ugukiranuka uyu munsi gusa, ahubwo gukiranuka kugera ku mwuzuro cyangwa ku iherezo. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni igitabo cyitirirwa Yohana, kandi ni nawe mwanditsi wacyo. Uyu Yohana ni nde? Yohana ni Yohana mwene Zebedayo, uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 21. Iri zina Yohana ni izina rikomoka mu Ruheburayo, ni izina ryitwaga Yohanani. Yohanani niryo ryaje, niryo Yohana, ni mu Ruheburayo. Uyu Yohana ni Yohana, umuhamagaro we yari umurobyi. Ukomeje kubisoma muri bwa butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 4 n'umurongo wa 21, usanga umuhamagaro wa Yohana aho yaje aturuka, yaje ava kuroba, yari umurobyi. Yohana nugumya kumureba urasanga yari kumwe mu bice 5 by'ubutumwa bwiza bwa Matayo umurongo wa 37, urasanga yari kumwe na Petero na Yakobo igihe bazuraga umwana wa Yayiro. Yohana na uyu yararimo. Uyu Yohana kandi ni Yohana
ni Yohana intumwa cyangwa se umwigishwa wa Yesu. Uyu Yohana iyo umubonye usanga bavuga ngo ni umwigishwa Yesu yakundaga kuba mu gituza cya Yesu. Yohana twamuvugaho birebire kugira ngo tuze kumenya uyu Yohana uwo ari we, kuko Yohana uraza gusanga yari kumwe, yari mu bizerwa ba Yesu, yari muri batatu, kuko ugeze i Getsemani usanga Yohana yari kumwe na Yesu Getsemani. Uzamutse ukagera ku musozi igihe Yesu yarabagiranaga, igihe Petero yavuga ngo duce ingane eshatu, imwe ibe iyawe, indi ibe iya Mose, indi ibe iya Eliya, iki gihe Yohana nawe yari kumwe nabo, nawe yari ahari. Uyu Yohana turekera aho ngaho, kuko Yohana yigeze kugirwaho impaka n'abigishwa igihe Yesu yavugaga iby'abandi bizababaho, nuko Petero aravuga ngo none se Yohana ko ntacyo muvuzeho. Nuko Yesu aravuga ngo niba nshaka ko atazapfa ushaka iki? Nguwo Yohana. Uyu Yohana niwe wanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubona hano bumwitirirwa evanjiri ntagatifu yanditswe na Yohana. Uyu Yohana kandi tumubona muri za nzandiko eshatu, urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu ni Yohana wazanditse, yazanditse amaze kuva i Patimo. Yohana uyu niwe kandi wanditse ibyahishuwe. Uyu Yohana yarazi Yesu bitandukanye nuko abandi bari bamuzi. Numusoma mu nzandiko ze yandika, yaravuze ngo amaso yacu yiboneye, aravuga ngo amatwi yacu yaramwiyumviye, aravuga ngo ikiganza cyacu cyamukozeho, aravuga ngo niwe tubabwira, aravuga ngo niwe mahoro yacu. Barishimwe cyane. Bitumye nibuka ijambo rivuga ngo abasi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ukuzi Yesu cyangwa se imbaraga uzagira zizangana n'ukuzi Yesu. Uko Yesu angana muri wowe niko ubutwari bwawe nabwo buzangana. Yohana yari afite ubutwari kuko yari azi Yesu bitandukanye nuko abandi bari bamuzi. Iyo usomye amakuru ya Yohana usanga yarahamije Yesu cyane, kugera ku rwego abaroma bajya kumuroha ku rwoherero, aho bari barateguye urwoherero rw'abantu bagandiraga ubutegetsi, bamujyana i Patimo. Yari yarabazengereje avuga Yesu. Nkunda abantu bavuga Yesu neza. Ujye uvuga Yesu neza, hanyuma ibindi bizamureba. Hari ibindi bitari muri Bibiliya, niba biri muri komanteri simbizi, bavuga ngo Yohana uyu ngo bigeze no kumuteka mu ngunguru y'amavuta, ngo nuko bibwira ko babirangije, ariko mu kanya gato bamubona avumbutsemo ari muzima. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo urwanya ishyaka ry'Imana, Imana iragushyigikira byanga bikunda. Mfite ibihamya byinshi navuga, ndetse mvuge Eliya se. Eliya yarwanya ishyaka ry'Imana, arwana ishyaka ry'Imana Imana itamutumye. Arangije kuko yabivuze ijuru rirakomfirima. Nurwana ishyaka ry'Imana Imana izagushyigikira. Basaduraka na Bameshake barwaniye Imana ishyaka kugeza igihe bavuga bati nubwo yadukiza cyangwa ntidukize birashoboka. Hanyuma ibyo bihagurutse Imana, barangije bayisanga mu muriro. Byatuma ndeviya nkavuga indi tema ivuga ngo nubwo itagaragara ibihari. Imana ishimwe. Uyu ni Yohana. Yohana baje kumujyana i Patimo, bamujyana kumwoherera i Patimo. Iyo wageraga Patmos wabaga wambuwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ikindi cya kabiri, i Patimo nta byo kurya byajyagayo, kuko byajyagayo byomotse bivuye ahandi. I Patimo nta mbeho wifubikaga, kuko hari Patimo nyine cyari ikirwa kinini cy'ibitare by'amabuye. Nta byatsi byarezisitaga keretse ibyatsi by'imikindo nibyo byabagayo. Babagayo mu buryo bw'imirimo nsimburagifungo, kuko bajyaga kubaza y'amabuye, ntabwo bajyagayo ngo bicare gusa. Abantu bajyaga i Patimo abenshi bapfiragayo. Ariko ndashimira Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Yohana aradekaraye, aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana nari mu mwuka. Ikibazo si ikigeragezo urimo, ikibazo si Patimo urimo, ahubwo uri Patimo wowe urihe? Kuko Yohana yaravuze ngo ku munsi w'umwami Imana nari ndi mu mwuka. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva ibitandukanye
itandukanye n'ibyo abandi bumva, ngo nuko yumva ijwi, yumva ibintu bihinda, yumva bimeze nk'amazi asuma, ngo ahindukizwa no kureba, agiye kubonabona asa n'umwana w'intama w'Imana, ngo araho arimo aragendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Yohana hari yashize imyaka igera muri 50 atandukanyijwe na Yesu. Yamuherukaga mu ishusho w'umunyamibabaro wamenyereye intimba, ariko amubonye, akimubona, ngo amubona afite ubwiza n'icyubahiro bidasanzwe, kuko bivuze ko uwo musatsi zari imvi z'ubusaza, ahubwo bivuze ko ari ubwere bwa Kristo. Yongeye kumubona, arebye amaso ye, ngo abona ameze nk'ibirimi by'umuriro. Mbega yari yagiye kuzana cya cyubahiro yari yahoranye mbere mu ijuru ataraza mu isi. Ngo nuko amubonye, amubona ngo akenyeje umushumi w'izahabu mu gituza, ngo ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, sinavuga ngo iby'ibirenge byari bimeze nk'umuringa uvanze n'umuteke. Ngo nuko ngo amubonye atyo ahita amwikubita imbere nk'upfuye. Imana ishimwe, ari yazanye cya cyubahiro yari yakimanukanye. Hanyuma Yesu amukoraho, aramubwira ngo Yohana witinya, ngo kuko ndiho. Aramubwira ngo icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose. Amubwira amagambo yankomeje umutima, aramubwira ngo kandi imfunguzo z'urupfu na kuzimu ninjye zifite. Aramubwira ngo usihogope, ninjye zibitse. Ndashimira Kristo ko ari buzifite. Namwe munyumva, namwe mundeba, ndagira ngo mufatanye nanjye, muramburire ibiganza Imana, muvuga ngo turagushimiye ko ari wowe uzibitse. Iyo abazibitswe na kanaka aba yarakinguye, iyo abazibitswe na wa wundi aba yarakinguye akongera agakinga. Ntabwo haba harameze ibyatsi, imvo yawe iba yararangiye. Ariko ndashimira Kristo ko ari we ufite urufunguzo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Noneho ntacyo mubabaro ntwaye, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Ntabwo urufunguzo rufitwe na muyomba, ntabwo urufunguzo rufitwe na anko, ntabwo urufunguzo rufitwe n'abariya bacura utunama rwihishwa, ntabwo urufunguzo rufitwe n'abariya bakugambanira bagutega iminsi, Imana ikagumya ikaguhagararaho, kuko ariyo ifite urufunguzo. Niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ibyo nibyo bituma nkomera Alex, sininye, kuko ni Yesu ufite urufunguzo. Nibutse mwene data umwe, ise yaramwanze ngo yakijijwe, aramuca amugira ikirumbo. Arangije igihe kimwe cyo gutanga imigabane kiragera, kigera yaramwirukanye. Icyo gihe byari bigishoboka ko amategeko yemereraga umuntu ko abona 8 mu byasi, ariko ubu mubimenye 8 ni ishuri. Niyo mpamvu umwana utamuriho ishuri yakurega, ariko ntabwo wajya kumuburanya 8. Arangije abona azamurega, aramuhamagara aramubwira ati ngwino nguhe 8. Aramujyana, ngo nuko arangije bari bafite ahantu hanini hashashe urutare, ngira ngo murarwumva. Ubutaka bwari bushashwemo ibuye, bwari ibuye gusa, ari urutare. Aragenda kugira ngo amuzengereza muhime, aragenda arangije amuterera umuhati aho urutare ruherera naho rurangirira, azengurutsamo umuhati n'umuyenzi. Aramubwira atakira ngo umugabane, utazavuga ngo sinaguhaye umugabane. Byamuteye igikomere, aza mu mujyarira. Ariko umunsi umwe arimo asenga, Imana ishimwe, Imana ishimwe, arimo asenga, ijuru riruruka riramubwira ngo nguhaye 8 mwana wanjye. Ndashimira Imana kugitanga 8. Niyo mpamvu turya tukabaho muri uno mujyi wa Kigali tudasaruye mu byo kwa data. Imana ishimwe kugitanga 8. Nuko Imana imusezeranya 8, ramubwira ngo umugabane wanyu bakwimye ngo haye 8. Nuko iminsi bari myinshi, ashaka ubuzima i Kigali bugenda byanga. Ariko igihe kigeze, haboneka kampani yari irimo ikora imihanda, yari ikeneye amabuye. Bashyiraho abakomisiyoneri bashaka amabuye ari karite. Nuko baragenda, bahageze bagwa ku rutare. Bageze kuri rwa rutare barapima,
bashyiramo ibyuma barapima, basanga urutare rufite nk'uko babyifuza, basanga amabuye basanga ahwanye n'uko umutima wabo wifuza. Ntabwo ari we. Icyo gihe bahise bajya kumuhiga, baramushakisha, barangije baramubona, baramunegosiya, baramubwira ngo watwemerera tukagura aya mabuye. Baramubwira bati nta mabuye dushaka, ikibanza tuzagisiga. Haravuga ngo nta kibazo, ndabyemeye. Imana ishimwe. Imana yacu, ndashimira Imana kwica inzira aho zitari, ndashimira Imana kwijya inyuranya ibihe. Nshuti yanjye, umva nongere nkubwire, nubwo ubitse mu gihe, nubwo uhishe mu gihe, ariko inyuranye ibihe iraje, kandi ije gukura abantu mu gihe, izanye ikindi gihe. Nuko arangije bamuha amamiliyoni, nawe arangije abika ku mafaranga, yubaka amazu. Hanyuma ba bandi bamwimye 8 baramurebera, afata amafaranga bayafashe. Imana ica inzira aho zitari. Iyo yashatse kugutabara ntabwo bisaba ibintu birebire. Ndashimira Imana ko igira umugambi ku muntu kandi ikawuherekeza ikawusohoza. Imana ishimwe. Yohana arangije aramubwira ngo witinya, ngo kuko ninjye ufite imfunguzo. Irangije imuha mission yamuhaye. Yesu ibintu yavuze ari ibintu bigera muri 3 yaramubwiye ngo ibyo ubonye n'ubwiza n'icyubahiro n'ibitereko by'amatabaza. Icya kabiri byari biriho guhera mu bice 2 kugera mu bice 3, byari amatorero 7. Sinakwirwa mvuga iby'amatorero 7, oya, sinavuga iby'abamarayika b'amatorero, reka bari byo ndeka. Icya gatatu ni ibyo wari bubone hanyuma, ibyo uri bubone hanyuma byari bizaba. Yesu buri torero yavugaga ibintu bigera muri 3. Icya mbere yaribwiraga icyo arishima, icyo ashima itorero. Icya kabiri yaribwiraga icyo arigaya. Icya gatatu akaribwira icyo arisezeranya, ngo ubwo ubuhanuzi bwuzuye. Imana ishimwe. Arangije aramubwira ngo reka ngutume ku matorero. Ntabwo ikibazo cyari uko yari Patimo, ntabwo niriwe mvuga ibyijwi ryari rimeze nk'iby'amazi asuma, ibyo tuzabigaruka ikindi gihe. Ariko aramubwira ngo reka ngutume, kuko ari we wari ufite urufunguzo. Yarazi ko azava Patimo akajya gusoza mission yamuhaye. Kandi koko igihe cyarageze Yohana vi Patimo, niyo mpamvu yanditse inzandiko za nyuma zitwa inzandiko z'urukundo. Arazandika. Yohana niwe muntu mu bigishwa ba Yesu wapfuye urw'ikirago, arasinzira asohoje ubutumwa. Reka nsoreza ahangaha nkubwira ku butumwa yahaye itorero rya Simuruna. Yarababwiye ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Nubwo isi igoye, nubwo iminsi tunaniza, ariko komeza icyo ufite, ukiranuke, ikamba ry'ubugingo rirahari. Uretse ko tukiri no mu by'ubuzima, Imana igidutabara, igiturengerera uko twakiranutse. Yesu abaho umugisha. Reka nsoreza ahangaha, reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana, turakwinginze kugira ngo dusoboze kubibamo neza, dushoboze kubinyangamugayo. Iby'ubwoba nibushire, ubwoba nibushire. Urufunguzo ni Kristo rufite, ntabwo rufitwe n'abarozi, ntabwo rufitwe n'abacuraguzi, ntabwo rufitwe n'iyo mbebu unyuzeho wikanze. Oya, urufunguzo ni Kristo rufite, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga, dusengera ibyifuzo akingure. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko ari wowe ufite urufunguzo. Imigambi yawe ntikurwaho n'ibihe, ntabwo imibabaro myinshi ikuraho umugambi wawe, ntabwo kumara imyaka myinshi umuntu adakoze ubukwe byakuraho umugambi wawe, ntabwo gusohorwa mu nzu bikuyeho umugambi wawe, ntabwo kurwara bikuraho imigambi yawe, kuko nyuma y'ibyo bihe umugambi wawe urakomeza. Turagushimye ko nta kiburizamwe umugambi wawe. Dusengeye abatwumva n'abatureba kugira ngo barinde kandi ubakomeze, ubambike imbaraga zo kurindira iby'igihe, ubaha imbaraga zo mu gihe cya none n'izo mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu, amen.